menya bikora. Hello once again, nje nitwa Itangishaka umunyempano yiga abandi. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byo byari ikintu cya fresh. Wari ubizi ko icyo kintu ubona nk'ikikugoye gishobora kuba igisubizo ku wundi muntu? Okay, twagiye. Icyo rero ngira nkubwire ni iki. Wabona uri i Kigali, sinzi niba warakuriye, sinzi niba warahaje ukuze, sinzi niba wanyu barakwimukanye uri akana, ariko uri i Kigali. Ese waba ujya ubona hari abantu benshi bakeneye ko bafasha, wenda babona hari akantu ufite, rimwe na rimwe babona bahakanira ukavuga ko nta kumeza, ukabona bamwe ntibanabyemeye. Rekera aho guhangayika, si wowe bibaho gusa, twese bitubaho. Umuntu arakubwira ati wampaye 5, ukamubwira uti ntakomeze, rimwe na rimwe wanaburaye, wenda cyangwa se utaburaye ariko ukaba uteganya kurya nka saa 9 kugira ngo uze guhurizamo ibya kumanywa n'ibya nijoro, ariko wamubwira uti ntakomeza, akahita akubwira ati nyine waragafashe none waratwibagiwe. Ibyo niba bikubaho, rekeraho kubyibazaho, utarwara stroke. N'abandi bibabaho, natwe bitubaho. Ahari ariko jewe njya nibaza ikintu kibitera, kubera icyo ubundi uba uri block, wakubiswe, nta kintu ufite, ariko wabibwira abantu ntibabyemere. Umenya tudasa nk'abakene. Jya ushima Imana byibuze ko yaguhaye gusa nk'ababosi, niyo waba ntacyo ufite ubyishimira, ushima Imana, si byose. Icyo ni ikintu gikomeye ufite, ugomba gushima Imana. Ikindi rero nari ndiho nkubwira, uyu munsi ushobora kuba ufite ubuzima wenda wumva bugutera complex, uko wakuze, ibyo wanyuzemo, ibyo wakoze, ukaba wumva uvuga ngo sinabivuga, ariko jya umenya ko burya twese tugira hahise hacu, ariko ikintu ugomba kurwana nacyo uyu munsi, niba wenda hari ubuzima bubi wanyuzemo, niba hari ibintu bigahitse wabayeho ukora, uyu munsi niba wagize amahirwe yo kubibona, nuko warwana byo kuvuga ngo ya makosa nakoze mu hahise hanjye sinzongera kuyakora. Ariko ibijyanye n'ubuzima bwo, twese tunyura mu buzima butandukanye, hari ubuzima wanyuzemo, hari ubwo nanyuzemo, hari ubwo uriya yanyuzemo, ariko twese ni ubuzima na hahise hacu. Ntugatinye rero kuganira hahise hawe, kuko ushobora gusanga aho hahise hawe hashobora kubera motivation undi muntu uri kunyura mu byo wanyuzemo icyo gihe, ariko uyu munsi ukaba hari impinduka nyine wazanye mu buzima bwawe, ukaba umeze ko nguko umeze. Mbese hamwe uba wakubiswe abantu ntibabyemere, si byose. Ujye uganira hahise hawe, kubera yuko aho hahise hawe hashobora kubera isomo undi muntu uri kuhacamo uyu munsi, ariko kuko umubwiye ko wahaciye kandi harangiye ukaba umeze neza, bikamubera motivation yo kumva ngo nakanaka yabinyuzemo ariko byararangiye. Tujye tuganira hahise hacu rero. Inkuru yanjye ishingiye ku buhamya buri real, kandi ni ibiganiro muzajya mubona bihora bigarukaho, bivuga ku buzima busanzwe bitandukanye. Icyo ngusaba rero, utarakana kuri subscribe, ikore nonaha, ubundi tujye dusangira ubutumwa bwubaka. Nje kubabwiriza, muzanatura ubu nazanye na Momo Pay, mu minsi isa muratangira kuyibona iri ku kiganiro, ubundi imiti nakubita ka donation link, mujye mukandaho hano nyine kugira ngo mugende munatanga ayo maturo, kuko n'abandi barabaturisha kandi mugatura, si byose. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byo byari ikintu cya fresh. Peace and love, boom fire. Kanda kuri subscribe nonaha, ubundi buke kugenda ukamfollowinga kuri social media zanjye zose, ni Itangishaka.